Juliet hano abwira Bebe ati ariko rero ku muntu nkawe Bebe uracyari muto rwose ukwiriye kunyumva wenda atari nk'umuntu ugukunda gusa ahubwo byibura nka mukuru wawe. Bebe areba mukuru we Juliet nuko yarangiza akamubwira ati njyewe sinzi impamvu uri ikigoryi uri umuntu utareba udatekereza none si njyewe nzabona umugabo wemera kunyihera amafaranga ngo ndyamane nawe maze nange ngo ndi kwiyubaha ngo ndi kwikunda n'ibiki. Juliet abwira murumuna we Bebe ati ikibazo nuko utaba wumva ibyo nkubwira ahubwo wowe ugashaka kwiyumvira ibyawe ibyo kuko ubuzi ibyo urabizi sinkibikora kuko byararangiye nta bushobozi bwabyo nyifite. Ariko Bebe mba nkumva ubabara uvugana na bagenzi bawe kuri telefone ubabwira yuko ushobora kuba watwise yuko ushobora kuba warwaye za infection n'ibindi. Njyewe basi mba nkubwira niba kureka abagabo byaranze byibura mbabarira ujye wirinda nta kindi kintu mba ngusaba umwana wa mama nicyo rwose. Bebe urakari mu bana bwinshi cyane nuko yarangiza agahita abwira Juliet ati Juliet uzongera kuza muri business zitakureba nzakuvuna nzahaguruka turwane kandi uzabibona he we na mama ntabwo ari njyewe wabimuye mu cyaro nubwo nabazanye mu mujyi ujye ubona abandi bana imodoka bamaze kugeraho bamaze gutunga abandi banubatse amazu ujye ubona uburyo ubuzima bwabo ari bwiza. Njyewe ndi umukobwa mwiza kandi nawe uretse kuba baye ikigoryi wari kuzafatanya nanjye ubundi ukareba ngo turakira tukanakiza mama. Juliet ufite agahinda mu maso areba murumuna we ati ibituzi byose wantuka ntabwo byatuma ntakubwira ukuri numva nkwiriye kukubwira. Juliet hano nibwo ahita abaza murumuna we ati ikindi rero kibabaje kijya kinantera ubwoba nkumva ndatitiye no kubitekerezaho gusa urabizi yuko njye nawe ntabwo mama yatubwiye papa kandi mama ubona yuko byanze bikunze nawe yahuraga n'abagabo benshi akiri umukobwa ubu koko nk'ubwo mwana wa mama ko mbona unaryamana n'abagabo bakuze cyane uramutse uryamanye na papa utabizi ubwo ni waba ukoze amahano. Atararangiza ino nteruro nyina yahise yinjira mu cyumba ahita amukubita urushyi rukomeye mu maso ahita amubwira ati Juliet wagakobwa we wampfabusa we zibaho uranyita indaya niba nari indaya byambujije kukubyara uzi ibyo abandi bakobwa bakoreraga inda babaga basamye iyo mbimenya nawe nari kukuvanamo ntaranamenya niba uri umukobwa cyangwa umuhungu wigize bamenya incyanutsi ndakurambiwe wantuza we ubwo bwiza ufite bukumariye iki murumuna wawe nk'uko yabikubwiraga si watumye tubaho ntabwo ari watuvanye mu cyaro iyo telefone ufite ninde wayiguhaye ntabwo ari we imyenda wambara ntabwo ari we uyiguha nubwo ugenda ukongereshaho ibitambaro ngo ibe ari migufi warangiza nyuma y'ibyo byose ugashaka guca intege umwana wanjye umubwira ngo ibyo akora ntabwo ari byo tuzabaho gute. Juliet hano ubu ukikora mu maso kugurushye baba bamaze kumukubita ashaka kubwira nyina yuko rwose abona hari ubundi buzima bashobora kubamo ariko Bebe atakirinda nyina agahita amuca mu ijambo ati zibaho ntabwo nkeneye kukumva. Mama wa bano bakobwa Bebe ndetse na Juliet ahita afata Bebe ku rutugu ati ngwino twisohokere mwana wa urekane na kino kigoryi. Mama Juliet na Bebe aba ari umugore ubona yuko ataruta cyane abakobwa be gusa abasa nk'uwifuza yuko abana be bombi baba indaya kandi abakunda cyane amafaranga nacyo kiba gituma akunze kubwira nabi Juliet gutya kuko aba yumva ari guca intege Bebe kandi Bebe niwe ubuzana amafaranga kenshi aba yavanye mu bagabo. Juliet hano asigara afite agahinda mu maso n'amarira arimo gushoka akihanagura urushyi nyina bamukubise ruba rurushyi ruremereye ku buryo rumusiga tukuye ku matama. Uno mukobwa hano arapfukama yarangiza agatangira gusenga abasengera cyane murumuna w'abakunda nubwo Bebe ubona yarakurikije nyina ariko kandi ku rundi ruhande ntabwo rwose Juliet aba mwanga na gato. Uyu munsi urangiye ubuzima nuko bwakomeje kugenda ibintu bitagenda neza na gato mu rugo kuko Juliet yari mu rugo ubona abashaka kurokora bo baramaze gufata umwanzuro batumva ibyo Juliet abashaka kubabwira. Ijoro rimwe Juliet agiye kuryama Paul yamuhamagaye kuri telefone. Juliet yitabye yishimye cyane. Paul ati amakuru yo mu mujyi mukunzi. Juliet ati sha Paul ndaho ni kwa kundi nyine urabizi ntacyo naguhisha. Paul ati ndabyumva ntabwo biba byoroshye ariko mba nifitemo icyizere gikomeye yuko ibintu byose bizarangira neza mba numva hari igihe uru rukundo rwacu rwahuye na bino bibazo na bino bigeragezo gutya igihe kimwe bizagenda neza maze tugatsinda. Uyu mukobwa ahita abaza Paul ati wowe si umugore wa boss wawe yarakuretse cyangwa aracyashaka ko mukundana nako muryamana? Ndagusuhuje kandi ngo ikaze mu nkuru yacu y'urukundo ya none
inkuru ifite amasomo menshi cyane akomeye y'ubuzima, aho nizera nta gushidikanya yuko mu gusoza ino nkuru yacu ya none hari ibintu byinshi cyane uri buze kuza kuba wumvise kandi by'amasomo meza cyane ukeneye mu buzima. Ino nkuru yacu kandi reka mbere yo kuyitangira mbanze nifuriza abakunzi bacu hirya no hino ku isi umwaka mushya muhire w'2024. Uno mwaka uzababere mwiza cyane mu gihe dutangiye kino kiganiro cyacu cya mbere muri uyu mwaka, kandi nubwo twatinze gutangira nta gushidikanya hari ibintu byinshi cyane kandi byiza biri imbere tuzakomeza kugenda tubona, yaba ibisanzwe hano kuri channel ndetse n'ibindi byinshi kandi byiza bishya byose tuzakomeza kubona. Ikaze rero aho uri hose nk'ibisanzwe mu nkuru yacu y'urukundo ya none, ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Ahantu heza cyane ho gusohokera usangira n'abawe muganira, reka nkurangire John Steps Cafe. Haba imitobe myiza cyane y'umwimerere ikozwe mu mbuto nziza kandi neza, coffee z'ubwoko bwose, milkshakes, smoothies ndetse n'ibyo kurya by'amahitamo yawe byose ubisanga hano muri John Steps Cafe. Kandi dutanga amahugurwa arimo gutegura ikawa, imitobe yose ndetse na milkshakes aribyo bita barista training. Dutegurira kandi ibirori bitandukanye, yaba amafunguro n'ibyo kunywa, ndetse ababyifuza mu rugo nabo tubasha kubibagezaho mu buryo bwihuse, dore ko wanadusanga kuri vuba vuba. John Steps Cafe wadusanga imburabuturo ku kibuga umanuka usa nk'uwerekeza Sanzinike aho ikibuga kirangirira. Wanadusanga kandi mu Rugando ku gasoko abamotari baparika mu gahanda k'amabuye. Ku bindi bisobanuro watuvugisha kuri izo telefone. Paul hano Juliet akimara kumubaza kino kibazo, Paul ati ntabwo nakubeshya, ndabizi nubwo bishobora kukubabaza, ariko ntabwo mabuja arabireka, ntabwo rwose arakira yuko nanze yuko njye nawe turyamana. Ejo bwo noneho yanyuraga imbere ndi gukora imirimo, bari bafite ibirori, akunama akanyereka ibyo yari yambariyemo imbere. Urabizi uburyo yambara utuntu tugufi, narahindukiraga ntashaka kumureba, ariko kandi akongera nawe agahindukira akazenguruka akaza kongera akabikora. Ewana uko no kwezi nyuma yako ntabwo nzaguma hano kuko bosi nkeka yuko nawe abizi. Rero urumva kubwo buno buzima ntabwo nabubasha rwose. Juliet hano ahita abwira Paul ati sha Paul ni ukuri Paul, birumvikana birabangamye ndabyumva, gusa wabasha gukomeza biriya bintu byawe byo gutegura amajoyisi rwose ukabikora neza, kandi ubikoze nka business byagera kure. Ntabwo so umugore akimvuga nyuma yuko twimutse tuvuye aho ngaho muri iyo quartier. Aka kanya Paul akiri kuri telefone, nyirabuja yahise yinjira kubita icyugi aho uno musore yari aryamye mu kazu ko hanze. Uyu mugore ati Paul, uyu munsi ntaho uri buze kuza kunshikira na hamwe, ntabwo kandi wambonera ubwambure ngo nurangiza uvuge ngo ntacyo uri buze kuza gukora. Uyu munsi urareka ndyamane nawe cyangwa? Paul hano yarikanze ahita ajugunya hirya telefone atanayikubye, ahita abwira uno mugore ati oya rwose narabikubwiye mabuja, nakubwiye ko rwose nta cyaba ngo nkora ayo mahano, uretse ko ntanaca inyuma boss wanjye, ariko rwose nta nubwo naryamana n'umuntu mbyaye. Uyu mugore wafatiyeho waza yegera Paul akagerageza kwipfuka mu maso adashaka kureba ubwambure bw'uno mugore. Paul ahangani nabwo ahita ahaguruka agerageza gusohoka. Uyu mugore hano ahita afata kano kantu yari yaje yitwikiriye yari amaze kuvanamo, agahita asubira inyuma maze agafunga urugi. Ahita yihuta nuko agafata kamwe mu tuntu yari abonye hano, agahita yikata, akahita acika igisebe hafi yo ku kiganza, atangira kwigaragura ari nako ava amaraso. Hano uyu mugore ahita abwira Paul uba wambaye ubusa hejuru kuko nyine yari yaryamye ati n'amahirwe ya nyuma, urabikora cyangwa ukosore. Paul azamwegera ati dore kandi wiciye igisebe rwose, njyewe ntabwo nzi ikibazo ufite, ubuse kuko ano maraso ntabwo naryamana nawe, ahubwo ngwino turebe uburyo nagufasha wipfuke ureke kuva amaraso ataza kuza ari menshi maze ukagira ikibazo. Dore boss nta n'uhari, ibi ngibi bitaza kuza ku bibazo bikomeye. Mbabarira uze rwose ngufashe ureke kuva ayo maraso, kandi fata ku gatenge kawe wambare, ntabwo nshaka kukubona wambaye gutya. Uyu mugore ahita avuza induru nyinshi cyane ati ni muntabare, umukozi wanjye arashaka kumfata ku ngufu, ni muntabare. Iri joro abaturage bahise baza guhurura basanga Paul yambaye ubusa hejuru. Umugabo wo muri runo rugo ntabwo yari ahari, yari yajyanye n'abashyitsi bari babasuye ku munsi w'ejo, bari abashyitsi bo ku kazi. Uyu mugore nawe yongeye kwitwikira cya gitenge yari yinjiranye muri no nzu.
Paul hano aba ameze nk'uguye muri koma atari kumva bino biri kuba, atangira kwisobanura, ariko abaturage baba barakaye bidasanzwe bati umusore twumvaga yitonda nkawe, umuntu twitaga intangarugero koko ni gute ushaka gufata ku ngufu nyokobuja? Ibyo bita binahurira nuko sebuja atari hano. Bati ibyo koko ni ibiki? Uyu mugore nayo gukomeza bino bintu byose ahita atangira kurira ati nari nsohotse ngiye kwihagarika, hanyuma ndangije numva Paul arampamagaye asa nk'ugize ikibazo, naje kumutabara nk'umwana wanjye, ni ukuri nsanga yambaye ubusa buri ino pantaro ayambaye vuba yumvise ntabaje, dore n'inzara yandiye nimurebe, n'umusatsi wanjye nimurebe ukuntu yawugize, amaraso ari kuva ari menshi, ahubwo nimumfashe munyereke ukuntu ndi buze rwose kubigenza kuko byanyobeye. Yararimo arambwira ngo akumbuye umukunzi we, umukunzi we niba yitwa Juliet simbizi, ngo yarimutse, ngo yagiye mu mujyi. Uyu mugore avuga ibintu byinshi, abaturage bakaza bakamuhoza, ubona ari umuntu koko ufite ibibazo bikomeye. Paul hano udafite icyo avuga naho ahera, bahita bamujyana kuri sitasiyo ya polisi aho afungiwe, ndetse hano ahita atangira gukorerwa dosiye ijyanye na kino cyaha. Juliet bino byose yarimo abyumva kuri telefone. Rino joro yaraye adasinziriye kuko yararanye gahunda yo kubyuka maze akajya kureba Paul aho bari bamaze kumufungira. Akibyuka mama we yaraje aramwegera ari kumuseka cyane ati ese wamenye amakuru y'ibyabaye kuri ka gasore mwakundanaga nako mukundana, akantu gashaka gufata ku ngufu nyirabuja kariya niko warutishije abasore benshi baje bagukunda kandi bagushaka banafite amafaranga. Juliet ahita abwira nyina ati ma umva nkubwire ni ukuri rwose, ntabwo ari wowe wabikoze, ntabwo ari we ndabizi, ikintu ryari n'ukuri ya mugore ari wowe washakaga kubikora, nari ndimo ndavugana na Paul kuri telefone reka nkumvi. Nyina ati muko mbabarira ntunkoroge, njyewe nakubwiye ko gukundana n'umusore w'umutindi nka kuriya nawe ubwawe ntacyo ufite, atari ibintu bizima, wabyanga wabyemera. Urukundo njyewe ntahaye umugisha nk'umubyeyi wawe ntawe rwazagera, ibyo rwose uzabimenye, rwose uzabyumve. Juliet hano yongera gushaka kumvisha nyina ibi, ngo anamuha ibimenyetso, ariko nyina ntabwo aba ashaka kubyumva na gato. Nyina areba Juliet ati ahubwo se ko ndeba witeguye, wahindaganye, wambaye neza, urimo kwerekeza? Juliet ati ma ngiye kureba Paul, bambwiye nyine yuko bamufunze, ngiye kugenda murebe, ndashaka no kuba umutangabuhamya rwose, ndabizi ko ibimenyetso mfite hano bizadufasha. Nyina areba uno mukobwa akaza akamwegera n'uburakari bwinshi cyane mu maso ati hari ahantu twarahatuye nyuma tuza kwimuka, ibyo ngibyo urabizi, ibyo rwose urabizi, ntabwo ndi buze kuza kongera kubigusubiriramo, urabizi neza yuko abantu bawo kuma amakuru atari ibintu bazareka gukora. Nuramuka ufashe inzira ugasohoka ukava muri ino nzu ugiye kureba Paul, ntayo uzagarukamo, ibyo mbikubwiye muri kino gitondo kandi mbikubwiye nkomeje. Nuramuka usohotse hano uraba ugiye burundu. Bebe nawe yahita abyuka akaza agahita afasha nyina, ari nako arimo gukwena cyane uyu mukuru we Juliet ati nibyo se ukanga ugahitamo Paul, umukunzi wawe nawe akagenda akagukora biriya bintu, ukuntu wansekaga ukanseka ukavuga ngo ndyamana n'abagabo, ngo abantu bakuze, njyewe bebe nibe nanjye ndabikora bakampa amafaranga, none se Paul yashakaga kuryamana n'uriya nyirabuja ungana kuriya umubyaye kweri? Juliet hano ashaka nabwo kwisobanura, ariko ntawe ushaka kumwumva, abona yuko rero nta kindi ari buze kuza gukora, nuko agafata inzira agasohoka. Bebe ahita ahamagara Juliet ati ariko rero uzi ko wasaze byanyabyo, ugiye kujya mu cyaro kureba uriya musore wari ugiye gufata ku ngufu nyirabuja? Ese ubundi Juliet reka nkubaze, ibyo koko nubwo yaba atabikoze, ubwo wakwemera gusubirana n'umuntu icyaro cyose kizi ko yaragiye gukora ibyo bintu na nyirabuja? Kuko ibyo bintu wabikora? Juliet arahindukira akareba murumuna we akamubwira ati bebe mwana wa mama urabizi ntacyo njya nkwisha rwose, ariko uyu musore aramutse yabikoze, mbizi neza ko yabikoze, namureka? Wanze n'ubundi kunyumva wowe na mama mwanze kumva icyo nashakaga kubabwira, kibemeza neza yuko biriya Paul ntabyo yashakaga gukora, rero nimundeke ngende ijye kumureba. Bebe ahita afatanya na nyina ati umva ndabizi neza ko ino nzu nubwo tuyikodesha, ariko nuramuka koko ugiye ukajya kureba Paul mu cyaro, n'abasore bose naguhayemo pasi bafite amafaranga ukabanga hejuru ya Paul, ntuzagaruke hano.
Juliet ibyo ngibyo arabyumva ariko ukabona rwose nta kintu na kimwe bimubwiye. Umutima waba avuga ati icyo nakora cyose cyatuma Paul ahinduka umwere ngomba kugikora kandi ngomba kujya kumureba. Nuko nguko rero Juliet afata inzira nuko agatega maze akerekeza mu cyaro. Ahagera asanganirwa na mushiki wa Paul ubucuruza imbuto. Aba ari umukobwa bigaragara yuko akuze, abaruta Paul birumvikana anaruta Juliet. Ahita aza agahobera no mukunzi wa musaza we ati nukuri ni wizere ibyo bano bantu bo mu cyaro bari buze kuza kukubwira. Ndakubwiza ukuri ko ibi bintu atari byo musaza wanjye ndamuzi ntabyo yakoze. Juliet ahobera Monica ati humura ndabizi Moni, ahubwo se ari hehe Paul kugira ngo tujye kumureba. Monica ahita areba Juliet ati urabyizeye ko ntabyo yakoze? Imana iguha umugisha. Numvaga rwose mfite agahinda ndimo ndatekereza ukuntu ibintu byose babeshyeye musaza wanjye bizanangiza urukundo rwanyu, nkumva rwose ngize agahinda ndababaye. Bahita berekeza kuri polisi aho Paul abafungiye bagiye kumureba. Uyu ati afungiye hariya, reka tujye kuvugisha uriya mupolisi turebe ko bari buze kuza kwemera kumuduha maze tumuvugisha. Uyu mupolisi ubushinzwe abafungiye aha arabareba ati muje kumusurira iki se umuntu ushaka gufata abantu ku ngufu? Mwebwe murumva mufite uwuhe mutekano? Juliet n'ubundi ashaka gusobanurira ibingibi uyu mupolisi ariko kandi bikanga bikaba iby'ubusa rwose. Umupolisi ati usibye yuko n'amasaha yo gusura yo yaramaze rwose kurangira, ariko n'ubundi umuntu ushinjwa iki cyaha ntabwo muri buze kuza kumubona byoroshye. Muzagaruke kuwa kane agiye no gutangira kuburana n'aba yarikuwe. Monica aratakamba ariko bikaba iby'ubusa, bagenda batamubonye nta nubwo babasha kumubona byibura ngo banamupepere. Gahunda iba yarashyizwe kuwa kane. Uyu munsi rero byari kuwa mbere, kuwa kabiri biragera yewe no kuwa gatatu, maze ku munsi wo kuwa kane biragera. Mu masaha y'ikigoroba nibwo urubanza rwari rutegerejwe. Kino gihe cyose Monica aba yaracumbikiye Juliet uba yaranze guhita asubira mu mujyi urubanza rw'umukunzi we rutaraba. Kuwa kane abantu benshi baraje baraterana baje kumva ubuhamya ku mpande zombi. Abaturage baba barakariye cyane Paul bati waradutengushye rwose, ni gute wakora ibintu nka biriya? Mbere yo kuburana Juliet ajya kwiyandikisha nk'umwe mu bari buze kuza gutanga ijambo maze agatanga ubuhamya. Urubanza hano perezida w'urukiko amenyesha abantu yuko rugiye gutangira. Hano mu rubanza wa mugore araza, uruhande rurega hano ni rwo rwatangiye. Wa mugore araza akongera akarira agahogora akavuga uburyo yari agiye mu bwiherero, maze Paul akavuza induru no mugore akaza aje kumutabara ariko Paul agashaka kumufata ku ngufu, maze ibingibi akanabihuza neza n'uburyo umugabo we atarahari. Uyu mugabo nabo wamaze kuza muri uru rubanza ariko utamenya neza ngo ibyo ari kureba ni mu buhe buryo, ubona nyine nawe byamucanze byamuyobeye yanayoboye icyo gutekereza. Uyu mugore rero umwunganira mu mategeko nawe yungamo akavuga uburyo Paul akwiriye gufungwa rwose kuko ibyo yakoze aramutse afunguwe n'abandi benshi yabibakorera. Baha umwanya Paul, uyu nguyu wanaje atanafite umwunganira mu mategeko kugira ngo nawe agire icyo avuga. Paul ati ni ukuri nyakubahwa perezida w'urukiko, uvanyemo yuko nta kindi njyewe rwose ndarengana, ibyo ntabwo ariko byagenze. Nari ndi mu cyumba ndimo ndavugana n'umukunzi wanjye, mabuja rero ahita aza yambaye akantu ahita akarekura. Paul akirimo kuvuga bino aratekereza, akongera agatekereza cyane, agahita arekera aho ngaho kuvuga ino nkuru, maze akabwira perezida w'urukiko ati nizera neza yuko Imana ihora ihari, nizera yuko nshobora koko gufungwa ndengana, ariko byatinda byabanguka muzabona neza ko naziraga ubusa. Aka kanya perezida w'urukiko amubaza niba nta kindi afite yakongeraho, ati mbere yuko nsoza runo rubanza rwa none hano hari umutangabuhamya witwa Juliet, umwanya nuwe. Juliet niyegera imbere. Paul ahita yikanga cyane, ukabona asa nk'uhungabanye kuko nta nubwo aba yumva icyo Juliet agiye kuvuga, nta n'ikintu aba arimo gutekereza. Uyu mugore uba aje kurega Paul aba yanga Juliet cyane kuva na mbere bakiba hano mu cyaro, abamufata nk'umuntu wamutwariye umukunzi ahari, mbega muri make bamwanga urwango rukomeye. Gusa hano kubona Juliet mu rukiko uno mugore asa nk'umwenyuye, atekereza yuko Juliet ahari nawe yagize uburakari bwinshi, atekereza ko koko Paul yaba yaragiye gufata ku ngufu no mugore. Juliet ahaguruka akomeye cyane afite imbaraga n'icyizere cyinshi mu maso, nuko yarangiza akegera imbere. Ababa bari mu rukiko bamwe batangira kujujura bati yo sha birababaje cyane,
uburyo uyu mwana w'umukobwa yakunze imbwa nk'iyi, umusore nk'uriya wari warishushanyije yarigize marayika, ariko ari akantu k'imbwa kari aho ngaho koko. Abandi bati uyu mukobwa se agiye kuvuga iki ko twese tubizi yuko yakundanaga na Paul, n'icyo agiye kuvuga? Juliet hano ahita abanza agakororamo gake ati mu by'ukuri rero nk'uko Paul yabivuze, twebwe turasenga kandi Imana ihora mu ruhande rwacu kuva umunsi wa mbere njye na Paul duhura. Ahangaha Juliet ahita yindukira maze akareba Paul mu maso. Paul na Juliet bakamwenyura basa nk'abibuka icyo gihe bahura. Juliet ahita akomeza ati ibi byose rero igihe byajyaga kuba nari ndimo ndavugana na Paul nk'uko yaratangiye kubivuga. Telefone mureba hano mfite nayihawe na murumuna wanjye, ifite rero buryo iri kodinga ku buryo umuntu wese mvuganye nawe ako kanya ibiganiro byanjye nawe bihita byishyira muri no telefone. Nimwiyumvire namwe, ni minota 11 gusa muraza kubyumva kuva Paul akimpamagara kugeza aho no mugore yaje. Mwiyumvire byose uko byagenze kuko telefone yanjye byose yarabiri kodinze. Nyuma yaho nimuza kuza kugira ikibazo rwose mumbaze ndaza kugisubiza. Juliet no majwi mu kuyakina abaraha bose bakubiswe n'inkuba, bamwe bavanamo inkweto batangira kuzitera uno mugore. Umucamanza ati nimwe muretse. Abantu bose bari hano barumiwe. Uyu mugore wari waje gushinja Paul ubona mu maso ye byamurenze, yatukuye kubera guseba. Umugabo we yahise asohoka uru rubanza rutanarangiye, bisa nkaho n'ubundi byo yarabizi neza yuko umugore we atari shyashya. Kano kanya Paul areba Juliet n'ikiniga cyinshi, ndetse nubwo wavuga ngo amarira y'abagabo atemba ajya mu nda, ahangaha byaramurenze. Amarira yamushoka ku matama maze n'amapingu yari yambaye azamura ukuboko arihanagura. Umucamanza nyuma yo kumva no majwi yashimiye Juliet ati urakoze cyane kubw'ubuhamya bwawe. Yongeye guhindukira maze abaza no mugore wari waje aje gushinja Paul ko yifuje kumufata ku ngufu ati hari icyo ufite twakongeraho? Uyu mugore harimo gutitira ati sinzi ukuntu byagenze ibyo bintu. Umucamanza arongera akabwira no mugore ati mada, uraza kuvuga utuje kugira ngo tubashe neza kumva ibyo ugiye kuvuga. Nari ngubajije ni hari icyo wongeraho? Uyu mugore ati yego, urumva Paul ibyo ngibyo bafashe kuri iyo telefone wasanga ari bya bintu bimeze ukuntu ntazi. Rero umucamanza yongera kumubaza ku nshuro ya gatatu ati ni inshuro ya nyuma nkubajije, cyangwa niba ntacyo ufite cyo kuvuga ndaza kubaza ukunganira mu mategeko kuko nawe muri kumwe, hari ikintu ufite cyo kongeraho? Umugore noneho byaramurenze araceceka. Hanyuma umwunganira mu mategeko ati nyakubahwa perezida w'urukiko, ntacyo dufite cyo kongeraho. Uyu mucamanza yongeye kubaza uyu mugore kino kibazo ati ikibazo cya nyuma nakubaza, iryo jwi numvaga muri iyo record n'ijwi ryawe? Umugore ati yego n'ijwi ryanjye, ariko hari nako ntabwo ari ijwi ryanjye, ntabwo rwose ari ijwi ryanjye. Umucamanza yari yamaze kubona igisubizo yifuzaga. Kano kanya yarasohotse amara iminota mikeya, hanyuma arangije agarukana na bagenzi be, bahita bategeka yuko kano kanya Paul ari kurwa maze yarangiza agahinduka umwere. Juliet, Paul ndetse na Monica wari mararira atumva ko kuburyo musaza wahise arekurwa. Bahise basohoka ndetse n'amapingu Paul yari yambaye nayo bahita bayamuvanaho. Kigiye bagisohoka mu rukiko bataragera ahantu kure, wa mupolisi wabujije kureba Paul aho nyine yari afungiye yaraje arabegera, nuko arangije ati mujye mutubabarira, natwe rimwe na rimwe duca urubanza tutabashije kubanza kumva impande zombi. Uyu kandi yabwiye Paul ati mbere yo kugenda usige nawe ikirego kugira ngo bizayisomo uriya mugore ndetse n'abandi bose bameze nkawe. Rwose ntabwo bikwiye yuko umuntu yifata akaza kubeshya ibintu nka biriya. Paul yashimiye uno mupolisi, nuko we na Juliet na Monica mushiki we bahita bakomeza urugendo baragenda. Bageze mu rugo bicaye ahantu ku kabaraza maze batangira kuganira. Monica aragenda ajya kubategurira ibyo kurya. Paul hano yaraje yegera umukunzi we aramuhobera cyane afite ikiniga cyinshi ati Juliet, urakoze cyane, ntabwo nzi icyo nzakwitura. Ndabizi ubuzima bwanjye kuva no munota ubuvanya ahantu habi cyane, nari nabuze icyo mvuga, nabuze aho mpera mvuga rwose ko ibyo bintu ntigeze mbikora. Mpise mbona yuko hari abantu benshi bafunzwe barengana bazira gusa kuba nta kintu cyabatabara cyerekana neza akarengane kabo uko kangana. Juliet yarebye Paul nuko arangije aramubwira ati oya Paul, niwe wantabaye kandi kuntabara kwawe kwari ukuntabara k'ubuzima.
uyu mukobwa yazanye ikiniga nuko akomeza abwira uno musore ati ndabyibuka umunsi mpanuka ku kiraro nkikubita hasi mu mugezi bwatangiye kwira byabaye nijoro ntabwo habonaga na gato ariko Paul ntabwo nzi ahantu wavuye waraje urasimbuka unkurikiye utitaye ko habamo ingona uraza unshakira wose mu mugezi umuntu nkanjye utazi koga nari namaze kwakira yuko ngiye gupfa rwose byarangiye ariko ndibuka ijwi ryawe umpamagara ukambwira yuko ndi mu maboko yawe kandi ko ndi muzima nakangutse numva ndi mu ijuru kuko ndabyibuka n'abaganga bambajije uko nabashije kurokoka muri uriya mugezi buri gihe ntekereza yuko yataza kuba wowe ufashijwe n'Imana kugeza kano kanya ntabwo rwose nari kuba nkiri muzima ibyanjye byari kuba byararangiye uno mukobwa ahita akomeza abwira Paul ati ikindi kintu gitangaje kandi gikomeye cyabayeho kirenze ibindi bintu byose n'uburyo numvise yuko kuva uriya mugezi kiriya kiraro cyaho cyakwangirika wakundaga kuba uhari nimugoroba ugatabara abandi bantu ntabwo ari njye gusa ahubwo abantu benshi muri uno mudugudu bagukesha ubuzima Juliet mu kuvuga binarikomeza ntabwo aba ashaka kurira uno musore areba uno mukobwa bakundana nuko ati nawe warwanye cyane ku rukundo rwacu ndabyibuka umunsi umwe mama wawe adusangana njye nawe twicaranye hamwe mwari mutuye mu kirino yagukubise akuziza yuko wanze umusore murumuna wawe yari yagushakiye umusore ngo w'umutunzi ufite amazu iyo ngiyo mu mujyi nari nzi yuko ndi bubyuke wanyanze ariko natunguwe no kukubona ukomanga kuri kariya kugi kaho nakoraga uje kundeba mu rukerera Juliet hano ahita abwira Paul ati ndabyibuka nawe icyo gihe cyose cyari gishize najyaga gutaha ukampobera ariko kandi nta na rimwe wari warambwiye ko nkunda ngo maze ubyerure nk'uko wabimbwiye muri kiriya gitondo wambwiye ko nkunda ubimbwira ubivanye ku mutima hano bombi bahise barebana Paul abwira Juliet aturacyabyibuka neza uko nabikubwiye Juliet ahita abwira Paul ati yego ndacyabyibuka narakumanze ukimbona mbona urikanze uhita umbaza impamvu nje kukureba maze ndakubwira nti Paul narije kukureba kugira ngo nkubwire yuko aho rero nibwo wahise unca mu ijambo maze uhita umbwira ngo Juliet ndagukunda kandi ndagukunda n'umutima wanjye wose aba bakomeje kwibukiranya urukundo rwabo rukomeye n'inzira zidasanzwe bagiye bacamo Monica mushiki wa Paul ahita aza ati nimuze mujye kurya ibiryo byabonetse igihe mwaganiriye ntabwo murangiza Juliet ahita abwira Monica ati umbabarire n'ukuri nakabaye nagufashije ariko njye na Paul twari dufite byinshi cyane byo kuvugana Monica ati oya nta kibazo rwose birumvikana nyuma y'igihe cyose n'iminsi yose umaze inaha utaramubona nta kintu bitwaye ndabyumva bahita bajya gusangira maze Monica uwaruta ati ariko urabona ukuntu ibintu byose biberaho impamvu ibaze nk'iyo ririya joro koko udahamagara Juliet ibaze kandi iyo Juliet telefone ye bitari kodinga byari kugenda bite bararebana bati niyo mpamvu tuvuga yuko ibintu byacu Imana ari ihora ibiri imbere nta kindi kintu twavuga aba baratashye bararuhuka bararya baraganira abangaba rero bamaze kuganira Juliet ahita ababwira ati muraze rero kumbabarira ntahe dore maze iminsi ntari mu rugo ntabwo nshaka gushwana na mama na bebe ndashaka yuko bamenye yuko rwose Paul yari umwere ndashaka no kubabwira kiriya kimenyetso nari amajwi y'irikodinze dore nta nibyo bari bazi Paul yarebye uno mukobwa aramushimira aramuhobera nuko we na Monica baramuherekeza ajya gutega ngo atahe mu gutaha yamaze kubasezera Monica abwira Paul ati ariko urabizi yuko bebe na nyina batari buze kuza kwemerera Juliet yuko yongera kubana nabo niba koko baramubwiye biriya byose yatubwiraga by'uburyo naramuka aje kukureba atazongera gusubirayo Paul ati yego ndabizi ariko ndanabizi yuko nta handi hantu ari buze kuza kujya uretse kugaruka hanyuma tukubaka ubuzima bwacu bwanjye hamwe nawe Paul hano yakomeje abwira mushiki we ati nashatse nanjye kubuza Juliet gusubira iwabo ariko numva kuba yagenda akabyibonera akibonera neza yuko wabo batakimukeneye ari byo bikwiriye kugira ngo abashe kuza umutima utarimo kumucira urubanza Paul hano akomeza abwira mushiki we ati ikindi kandi iminsi mike maze muri gereza imaze kunyigisha yuko nkwiriye kureba icyo nakwikorera nkivanye mu mpano yanjye Monica hano ahita aza akegera musaza we ati mwana wa mama nari mbizi yuko ari cyo ukwiriye gukora urabizi abantu bose barabizi yuko ufite impano yo kubyaza imbuto m'imitobe hamwe n'ibindi bintu bazi uburyo ibimera ushobora kubibyazamo ibintu byinshi ari nabyo bishobora gutuma farumasi zitandukanye ziza kubigura
rwose uriya murima uriya nahinzemo imbuto ndabyemeye nzawuguha niba witeguye kubyazamo impano yawe umusaruro ukajya ukora ziriya ji zimeze kuriya maze abantu bakaza kuzigura uzabona yuko ari business nziza cyane kandi ikomeye. Aba bahita bajya gukoresha ahubwo ibyapa bisanzwe, ibyapa bimenyesha yuko bakora imitobe. Nta gutinda ibintu byose babikoza ku kanya bihuta, bahita bifuza gutangira. Juliet mu kugera iwabo, bebe yari imbere mu nzu asa nk'uwakoze ibirori. Nyina yari yicaye hanze ku kabaraza, uba wumvamo imbere mu nzu harimo pati ikomeye. Juliet atarakomanga, mama wahita aturuka hirya arimo anywa itabi ati webwo urajya he? Juliet ati ma nari ntashye nyine. Nyina atari kuzi ko ubuzi ko umuntu arimo gukina kuva kera kose untera iseseme, narakubwiye inda yakubyaye yivamo wacyo ntazi we, umariye ubusa, ubukene bumeze nabi muri ino si, ibintu byose hano bimeze nabi, abasore beza b'amafaranga baragukunze urabanga, ubishonguraho ngo ufite zabakunze, abasore bari buduhindurira ubuzima. Juliet arahindukira akareba nyina ati ma nari nzi ko ibyo bintu twabirenze, please kubera iki buri munsi uhora uzana iby'abo basore nanze? Kubera iki utakumva yuko ngewe na Paul? Akivuga ijambo Paul, nyina ati nari narakubwiye yuko nuramuka usohotse hano ugiye kureba Paul utagomba kuzagaruka na rimwe. Nazinze ibintu byose biri hano, fata ibyawe byose utsohokere mu nzu kandi ntuzagaruke na rimwe, wacyo ntazi we. Juliet areba nyina ati ma wambabariye kuko Paul banamufunguye. Nyina ati ibyo nibyo bibi, yari kuba yakagumye muri gereza akazapfiramo akumva uko bimera, iriya mbwa gusa yakubujije ubuzima. Juliet ati ma ntabwo Paul yambujije ubuzima, Paul naramukunze arankunda, njye nawe turakundana. Nyina ati vuba none ahangaha musange ngibi ibintu byawe, utwo twenda tungahe soka umvira utazuka ngumangirira umwana wanjye wenyine muzima nabyahe, soka none ahangaha ihute. Juliet hano ahita aterura ibikapu nyina bavuye kuzana, maze muri aka kanya agahita akata asa nk'ushaka kugenda. Atese ubu koko noneho ngiye hehe ko ntazi aho kujya? Nyina ati genda usange Paul cyangwa urebe n'undi usanga uwo ari we wese, umvira aha ntabwo nshaka gutekereza ku kintu icyo ari cyo cyose, nta soni. Juliet hano abona yuko koko ibintu bikomeye, nuko agafata agapapuro agahita yandika amagambo, kano gapapuro agaha nyina. Ati byibura ma nk'umwana wawe wibyariye nubwo nakubereye ubusa rwose, wambabariye ukazamera bebe runo rupapuro. Nyina ararufata nuko Juliet akagenda. Uno mukobwa uba bwamaze kwira, nta n'ahandi hantu aba afite ho guhita ajya muri kano kanya, atangira gutekereza icyo gukora. Ari nako kandi Paul arimo kumuhamagara kuri telefone amubaza uko mu rugo byifashe, gusa Juliet yanga kwitaba, ntabwo aba ashaka gutesha umutwe Paul. Ahangaha rero nibwo Juliet agenda maze akaraba mu muferege, nuko mu gitondo akabyuka yerekeza mu cyaro uko Paul na Monica baba babyiteze. Koko Juliet agaruka hano mu cyaro ari mu rukerera, bafite ibikapu nk'umuntu uko kw'iwabo baba bamaze kwirukana. Nta byinshi avuga, ahubwo Paul araza akamuhobera. Paul ati umura turahari ku bwawe kandi twamaze gutegura uburyo tugiye gukora, turabyizeye yuko uzadufasha kandi business yacu twiteze yuko izagenda neza. Juliet yegera n'umukunzi we ati Paul ufite ukuntu uvugamo ibintu ndetse n'amagambo yawe bikamera nk'ibirema, ugiye gukomeza se ibintu bijyanye n'imbuto? Paul ati cyane, ibyo nibyo tugiye gukora. Abantu benshi iyo nabakoreraga ji barazikundaga kandi nizeye nta gushidikanya yuko nitubikora rwose bizagenda neza cyane. Iminsi yakurikiye abangaba batangiye gukorera ji abaturage babo, abangaba barazikunda cyane. Batangiye kandi gusarura bimwe mu bimera maze bakabibika neza, farumasi zikaza kubigura zikajya kubikoramo imiti itandukanye, maze iyo ngiyo farumasi zitandukanye zikagenda ziyigura. Business nto yabo yatangiye kwaguka, bano batangira no kugira amafaranga menshi. Umunsi umwe abazungu baje muri aka gace gutembera, bamaze kuhagera bajya kwiyakira kwa Paul. Bahageze bakunze uburyo akorana isuku, bakunda kandi uburyo ibintu bye byose biteguye mu buryo bwiza bufite isuku kandi buri ku murongo. Baramuhamagaye bamusaba uburenganzira ndetse no kuba bamufasha. Paul arabyemera. Abangaba bamuhaye amafaranga, bumvaga asa nkaho ari make kuri bo, ariko ntabwo bari bazi yuko Paul afatanyije na Juliet ano yari amafaranga ahagije ugendeye ku muhate wabo kugira ngo ubuzima bwabo bubashe guhinduka, kandi ubuzima bwabo bwari burimo busubira ku murongo mu buryo bukomeye. Juliet yari yaragerageje igihe kinini cyane guhamagara bebe na nyina, ariko baranze kumwitaba. Ubanza baranaje ahubwo guhindura nimero kugira ngo atazajya akomeza kubahamagara. Ijoro rimwe
Juliet agiye gutaha kwa Monica nyine musaza wa Paul aho bari basanzwe batuye, yari amaze iyo minsi yose ari naho nyine ari kuba. Paul yabwiye Juliet ati ko Monica yagiye mu mujyi akaba atari buze kugaruka, uyu munsi waje ukarari wanjye. Juliet yarebye Paul mu maso ati Paul, twihanganye igihe kinini, wituma uno munsi ibintu byose bipfa. Yego mfite ubwoba bwo kwirarana mu nzu nsanzwe n'ubundi mbugira, ariko nanone Paul n'ubundi byo yabivugaga yitaye ku bwoba bwa Juliet. Noneho muri kino cyaro ahangaha niho yahise amubwira ati Juliet ngwino tujyane, uyu munsi urarari wanjye. Uyu mukobwa yabitekerejeho akanya gato, nuko arangije afata umwanzuro wo kujya kwa Paul, gusa wabonaga afite ikintu kimeze nk'ubwoba. Bakigera mu nzu bamaze guteka batangiye gusangira. Nyuma yo kurya batangiye kuganira, n'ubundi bano baba bakunda kenshi kuvuga ku bijyanye n'urukundo rwabo ndetse n'uburyo bahuye, aho uno mukobwa yari yaguye mu mazi maze Paul akamutabara, nyuma bikarangira bakundanye. Nubwo abantu bo mu muryango w'uyu mukobwa aribo bebe ndetse na nyina bamubuzaga gukundana n'uno musore, bamwita umutindi w'umukene utagira icyo amugezaho kandi nabo ubwabo nta byinshi bafite. Paul hano yabwiye Juliet ati ntabwo ndi kukubeshya, nari nagusabye kuza hano kuko ntashakaga kugira ubwoba wiraranye mu nzu, ariko nanone ntakubeshye, ntabwo mbizi niba nabasha no kuryama, mbizi kuri mu nzu yanjye, ahari nukurara twicaye, ntabwo mbizi. Juliet nawe yarebye Paul ati nanjye naba nkubeshye mvuze ko ibyo bitekerezo n'ibyo byiyumva ufite byose nanjye atari byo ndi gutekereza, n'ubundi sinzi niba hari ibintu bibi wenda biri kumvugiramo, ariko njye nawe twakwireka Imana, nta wundi muryango n'ubundi dufite atari Monica, hanyuma tukibanira niba nta kibazo. Paul yegereye Juliet arangije aramubwira ati nanjye nuko mbitekereza. Yahise amusoma, umukobwa nawe asoma Paul, banombi nyuma y'igihe kinini bakundana nta na kimwe kidasanzwe hagati yabo barakora, baretse ibitekerezo byabo n'amarangamutima yabo bikora byose, rino joro barararana. Paul yabyutse ashimira uno mukobwa. Umukobwa nawe nubwo yari afite akantu ko kumva babaye, ariko Paul n'urukundo rwe ntacyo yumvaga ashaka gutekereza kindi. Nyuma y'iminsi mike Monica yaje kugaruka, maze abona hagati ya Paul na Juliet ibintu bisa nk'ibyahindutse, baraseka cyane, bararebana bakamwenyura. Monica yajyanye ku ruhande Juliet aramureba ati Juliet, hari ikintu uri kumpisha? Juliet yarasetse ahita afata ikiganza aragenda kurura Paul ati ndatekereza yuko ari umunsi mwiza cyane wo kubwira Monica ibyabaye. Baratangiye bati Monica urabizi ko dukundana? Monica ati ndabizi, ni mumbabarire mumbwire. Paul ati rero cyagihe wagiye twaratekereje n'ubundi dusanga ni we muryango gusa dufite nta wundi, hanyuma rero iryo joro twiyeretse Imana kandi twizera yuko Imana rwose yatubonye, nawe rero turabikubwiye, njyewe na Juliet tugiye kubana maze tugerageze gukora, kandi twizeye nta gushidikanya yuko tuzabona amafaranga, twamara kubona amafaranga tukazategura n'ubukwe bwiza tugatumira abantu benshi, ariko ubu none hano we muryango dufite niwe muntu twifuza yuko watwishimira kandi ukabyemera. Monica yisahaguruka arabahobera ati bana banjye. Paul ati ntabwo turi abana bawe, yegura turuta, ariko nanone uri mushiki wanjye. Monica ati bana banjye, njyewe rwose urukundo rwanyu ndarwishimiye, ndabishimiye cyane, nari narashatse kubibabwira ariko nkabona mushobora kuzabifata nabi, rwose ndishimiye. Nyuma y'imyaka 4 gusa bari bamaze kubaka inzu, kampani yabo iri mu tundi turere twinshi, abakozi barabaye benshi, kandi Monica asigaye ari umwe mu bayobozi muri kino kigo cyabo. Monica rero hano aza ateruye akana kari mu kigero cy'imyaka 3, akana nako kahita kabona Juliet, maze Monica kagashyira hasi kakaza kirukanka kati mama. Juliet araza kagahobera, nuko agahita yinjira mu nzu ateruye kano kana. Juliet ahita abaza Paul ati na nyuma yo kumusuka uracyavuga yuko ari wowe Musa? Paul ati Juliet, wasukishije umwana kugira ngo abe ari wowe Musa? Aracyasa nanjye n'ubundi, baba barabyaye nyuma ya rya joro. Cyagihe Juliet yahise asama, ndetse n'ubundi baba barahise babana, umwana wabo aba ari mu kigero cy'imyaka 3. Monica rero
yinjiramo hano ati mwese nimumvire ku mwana mumuzane ni njyewe dusa. Monica aba yarishimiye cyane kuba tante ndetse abakunda uno mwana wa Juliet na Paul mu buryo bukomeye nk'aho ari umwana we. Juliet na Paul basekera rimwe nuko bagaha umwana wabo Monica banga bagasubira kwitemberera bakomeza ubucuruzi. Baba barabaye abakire bidasanzwe nyuma y'imyaka myinshi bari mu bukene, kandi ubukene bwabo bwari bugiye no gutuma ahubwo ibintu byose byabo bipfa, ariko baraburwanyije urukundo rwabo ruba rwiza. Umunsi umwe imvura iba yaguye ari nyinshi cyane, umugore unanutse cyane aza ahangaha kugama kuri imwe muri kampani zabo. Aba afite ibibazo byinshi cyane, ubona asa nk'unafite ikimwaro mu maso, aba asa nk'uwahindanye bigaragara, yarazanye ibintu mu maso utamenya ibyo ari byo, ubona utamuzi wakeka yuko arwaye indwara nyinshi. Abantu hano nta nubwo bamumenye, nyamara Paul ari kumwe na Juliet babasha kubona uyu nguyu ari we. Juliet abwira umwe mu bakozi be guha uwo muntu intebe ndetse naho kwicara. Imvura imaze guhita uyu mugore yarahagurutse aba yipfutse ibintu mu maso, nuko ahita agenda. Nyamara nanone Paul ahita abwira umwe mu bakozi be kwihuta, akahita abwira uno mugore kugaruka, akamubwira ko hari abantu bamushaka, maze akabategereza. Umugore araza akicara, nta bintu aba ari kuvuga. Juliet araza ubona afite amatsiko menshi, ati uraho neza ma? Uyu mugore ahita aturika akarira. Juliet, uracyanyita mama nyuma ya biriya byose mwana wa? Juliet ati umeze neza? Nyina ati mwana wanjye sinzi aho naguhera rwose. Aha niho nyina amubwira uburyo ubuzima bwe na bebe bwabaye bubi cyane nyuma y'uko birukanye Juliet cya gihe. Akomeza amubwira uburyo bebe yaryamanye n'umuntu ukomeye, hanyuma uwo muntu umugore we akabimenya maze bagatega bebe bakamwica. Ati nubwo uwo mugore bamufunze ariko umwana wanjye ntabwo byamubujije kwasiga ubuzima. Ahita amubwira uburyo bamufunze, uburyo yakomeje gukoresha ibiyobyabwenge byinshi bikaza gutuma nyina afatwa agafungwa, akaba rero aribwo muri aka kanya amaze kurekurwa. Juliet ababazwa cyane no kumva murumuna we yarishwe gutyo, gusa nta kindi aba yakora. Nyina abwira Juliet ati mwana wanjye ntabwo njanga kugusaba imbabazi ngo umbabarire, ibyo nakoze ndabizi, nta mbabazi rwose byahabwa ndabyumva, ariko uwumve ko nicuza kandi nkaba nishimye yuko utumye nkuvugisha byibura nkumva nduhutse mu mutima. Juliet areba nyina akabura icyo avuga, ubona asa nk'uwagiye muri shoke. Hano rero nibwo Paul ahita aza asa nk'uje gutabara uno mukunzi we. Paul ahita aza aturutse ku ruhande ati nanjye mubabarire kwivanga muri bino biganiro, ariko mama Juliet nakubwira yuko Imana ariyo yakuvugiyemo yatumye wohereza Juliet kuza hano. Nibyo wabaye umubyeyi gito, umuntu rwose mubi cyane, ariko ntabwo turi nkawe, turaguha urara. Ndaza kubanza mvugane na Juliet, nabyemera arakubwira nawe icyo atekereza. Juliet aha ahita avuga ati oya shu nta kibazo, ahubwo azaze mu bukwe bwacu tubwire na Monica azamwereka umwuzukuru we, ndetse koko aho kurara hahabwe byose abikorerwe. Juliet arahindukira akareba uno mubyeyi we ati kandi ma biguye isomo ko nubwo waba wita umubyeyi ntabwo wabasha kuvuma icyo Imana itavumye. Uribuka ukuntu wahoraga uvuga ngo urukundo rwanjye na Paul uraruvumye, ariko reba turishimye, Imana yanaduhaye umugisha dufite umwana. Ubibone nk'isomo ko uwakugiriye nabi wese atari ko iyo nabi tuyimwitura. Ikindi kandi ibishashagirana byose ejo bishobora kuzima, n'ibyo utabonaga yuko bishashagirana ejo bikaba byakwaka. Reba bebe ukuntu yari ameze, ariko urumva ibyaje kumubaho koko. Nubwo uwo mugore yaba yarafashwe akanafungwa cyangwa se akanahanwa, ariko nanone ntabwo bikuraho yuko umuvandimwe wanjye yapfuye. Sinanabimenye byibura ngo nze no kumushyingura, ariko nawe nubwo tukubabariye ubwawe ubimenye yuko murumuna wanjye uri kumundekera, nari kumugira inama nkamusengera, kandi ndabizi neza yuko yari buzahinduke. Juliet ndetse na Paul barimo bategura ubukwe kino gihe ubukwe bwabo bwaje kuba, aho ubukwe bwabo bwabaye bafite umwana, ndetse na business yabo yari igiye kumara imyaka 5. Abaturage benshi barabutashye, ubona ari ubukwe rwose bubereye ijisho kandi ari bwiza cyane. Mu ijambo rye hano Paul yashimiye abantu, ababwira yuko business ye na Juliet igenda neza kubera bo, ari nacyo gituma nyine atanga akazi ku baturage bo muri kino cyaro. Paul kandi ashimira Monica mushiki we wamubaye hafi hamwe n'umwana wabo. Juliet nawe n'umwanya we avuga ashimira, nuko akageraho agira ati
nizere yuko ibintu byose biberaho impamvu, ni nacyo gituma buri gihe iyo nahemukirwaga numvaga hari impamvu. Mereye kuri telefone bampaye iri kodinga niyo yamfashije gutuma Paul wanjye afungurwa, maze rero yamara gufungurwa agahinduka umwere, ibyo bigatuma tubasha gukora ndetse na business yacu ikagenda neza. Nubwo bebe ndetse na mama wanjye twagiye tugirana ibibazo, ariko kandi nanone nta nubwo nakwirengagiza ibyiza bankoreye mu buzima, birahari kandi mbiha agaciro. Nyina abateruye umwuzukuru we afite agahinda bigaragara ariko kandi kavanze n'ibyishimo, nawe yaka umwanya maze yarangiza akegera imbere ati ndabizi hari abantu benshi cyane mu buryo bwose babi cyane, yaba ari ababyeyi, yaba ari abana, yaba ari abasore, yaba ari abagabo, ariko burya umuntu wanga none, umuntu ubona yuko ntacyo akumariye, wa muntu wanga kandi kenshi umujijije ubusa, wasanga ari we muntu ejo bundi uzagutabara akakuvana mu byago n'ibibazo wari urimo. Reka mwese uko muri aha mbasabe rwose niba byashoboka akantu kamwe konyine wahinduka ugakore, niyo wagerageza uno munsi cya kintu abantu benshi bakubwira yuko atari cyiza cyane kuri wowe rwose ukagerageza kugihindura. Abo bana banjye banyeretse urukundo, banyeretse yuko byose natekerezaga ku bijyanye n'ibyo nifuzaga rwose bitari ukuri. Arahindukira akareba Paul ndetse akanareba Juliet ati mbifurije kuzagira umuryango wagutse, mbifurije kuzagira ibyiza byinshi, kandi mbasabye imbabazi n'ukuri imbere y'abantu ndetse n'imbere y'Imana kuba ibi byose nabakoreye. Ndabakunda cyane kandi n'umwuzukuru wanjye nawe ndamukunda cyane. Abari aha bose bakoma amashyi kandi bakishima. Ni naha rero dusoreje inkuru yacu y'urukundo, inkuru ya Paul ndetse na Juliet, ifite amasomo ntekereza yuko ari menshi, aho buri muntu wese ashobora kuvanamo iryo yifuza. Turacyari kumwe no mu zindi nkuru nziza z'urukundo zitandukanye. Wakoze cyane gufata n'umwanya wose warangiza ukabana natwe nk'ibisanzwe, ukaba wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine.